Ni The Final Topic mwakoze kubana natwe tunabashimira urukundo mukomeza kutugaragariza umunsi ku wundi. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku busobanuro bw'izina François. Niba witwa François ndagushuje cyane ukomeze kugira ibihe byiza aho uri hose kandi ugubwe neza. François ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rifite inkomoko mu rurimi rw'ikilatini risobanuye ufite umudendezo cyangwa se uwigenga. Iyo ari umukobwa bamwita Françoise. François akunze kuba ari umuntu ucecetse uzi kwitegereza ndetse akagenzura kandi akagira amakenga cyane. Akunze kuba azi kureba kandi ku buryo guceceka kwe abantu badapfa kumutinyuka. François kandi akunze kuba ari umuntu ukunda umudendezo nk'uko izina rye risobanura, ngo ariko kandi burya mu buzima bwe ngo ntagapfa kwizera abantu. Agira amakenga cyane ugasanga naho yari gusabana cyane aracecetse, ariko abagira ngo hatagira umufatira ku ijambo cyangwa akamujora. Nubwo bamwe babifata nk'ubwiyemezi, ariko kuri François we ngo aba arimo kwirinda hato ngo ataza kuvogerwa akabuzwa umudendezo we kandi ari we ubigizemo uruhare. François kandi ngo akunze kuba ari umuntu udahubuka ugenda gake gake, apfa kuba gusa icyo yiyemeje kigeraho kandi akagikora neza. Ni umuntu w'indahemuka aricyo gituma nawe yanga uwamuhemukira, akaba ari nayo mpamvu gutoranya inshuti bimugora. Kubera ko François akunze kugira amakenga, burya ngo niyo agukunze arabanza akakwiga kandi bikamufata igihe kugira ngo abe yahamya ko uri inshuti ye koko. Ubwo bwari ubusobanuro bw'izina François. Nawe ushaka ko tugusobanurira izina wajya hasi muri comment section ukaritwandikira tukazarigarukaho ubutaha. Mwakoze rero kubana nanjye, yari The Final Topic.